Ibirori bihimbaza ikoraniro mpuzamahanga ry'Ukarisitiya ku rwego rw'igihugu bizabera muri Archdiocese ya Kigali mu Kuboza 2021. Musenyeri Vincent Harorimana, umwepiskopi wa Diocese ya Ruhengeri, akaba by'umwihariko intumwa y'iri koraniro mu nama y'Episkopi Gatolika mu Rwanda, nyuma y'inama ya komite ishinzwe guhuza ibikorwa by'iri koraniro ku rwego rw'igihugu yateraniye i Kigali kuwa mbere tariki ya 8 Ukwakira 2021, yavuganye n'ibiro by'itangazamakuru mu nama y'Episkopi Gatolika mu Rwanda, atubwira aho imyiteguro igeze nuko gahunda yo kuryizihiza bizakorwa. Biteganyijwe ko iri huriro ry'Ukarisitiya ku rwego rw'igihugu rizahimbarizwa muri Archdiocese ya Kigali, ibiro bikamara iminsi 4 kuva tariki ya 9 kugeza tariki ya 12 Ukuboza 2021. Muri iki kiganiro nyiricyubahiro Musenyeri Vincent Harorimana yakomoje no ku butumwa Papa Francisco yabahaye ubwo yasozaga ihuriro mpuzamahanga ry'Ukarisitiya riherutse kubera i Budapest muri Hongria kuva tariki ya 5 kugeza tariki ya 12 Nzeri mwaka 2021. Tubibutse ko Musenyeri Vincent Harorimana yitabiriye iri huriro hamwe na nyiricyubahiro Cardinal Kambanda nk'intumwa za Kiliziya Gatolika mu Rwanda. Musenyeri Vincent Harorimana yatangiye asobanura ikoraniro ry'Ukarisitiya icyo ari cyo. Nge ni Jean Marie Vianney Uwitonze. Muri iki kiganiro turi kumwe na Musenyeri Vincent Harorimana, ni umwepiskopi wa Diocese ya Ruhengeri, ariko by'umwihariko akaba ari nawe ukuriye komisiyo yihariye y'ihuriro mpuzamahanga ry'Ukarisitiya. Monseigneur, ndabashimira kuba mwemeye ubutumire bwacu muri iki kiganiro. Abakristu babona ubutumwa nk'uko bisanzwe bw'abashumba babo, ariko by'umwihariko tukaba tugiye kugaruka cyane ku ikoraniro mpuzamahanga ry'Ukarisitiya. Tubaha ikaze mu kiganiro cyacu, dutangira mu gufasha abazakurikira kino kiganiro cyacu, abazatwumva, ihuriro ry'Ukarisitiya ni iki? Urakoze cyane kumpaye umwanya wo kugaruka ku gaciro k'ikoraniro ry'Ukarisitiya mu buzima bw'umukristu. Ikoraniro ry'Ukarisitiya ni umwanya mwiza Kiliziya ibona wo kugira ngo izirikane ku mwanya Yezu Kristu mu isangano ry'Ukarisitiya afite mu buzima no mu butumwa bwa Kiliziya muri rusange, no mu buzima no mu butumwa bw'umukristu ku buryo bw'umwihariko. Twumvise ihuriro ry'Ukarisitiya mpuzamahanga no mu Rwanda, turabize iyo gahunda irahari. Twateganyaga ikoraniro ry'Ukarisitiya ryagomba kubera hano i Kigali kuva ku itariki ya 15 kugeza ku 18 Nyakanga uyu mwaka. Covid, iki cyorezo twari turimo, imibare izamuka, byatumye iryo koraniro ritaba. Uyu munsi rero twahuye kugira ngo dusubukure iyo gahunda nk'uko abepiskopi babyifuje, bifuje ko iyo gahunda ukurikije ko ibintu bihagaze twayikora kuva ku itariki ya 9 kugeza ku 12 Ukuboza uyu mwaka. Ubwo rero uyu munsi kwari ukugira ngo dusubukure imirimo y'imyiteguro, tunarebere hamwe uko iryo koraniro ry'Ukarisitiya rizahimbarizwa hano muri Archdiocese ya Kigali. Nyicyo Musenyeri, mwahagarariye Kiliziya y'u Rwanda mu ihuriro mpuzamahanga ry'Ukarisitiya ryabereye i Budapest muri Hongria. Kuba mwarahagarariye Kiliziya y'u Rwanda, mwabyakiriye gute? Urakoze cyane. Amakoraniro y'Ukarisitiya muzi ko mu rwego rw'isi yose, kwa Kiliziya y'isi yose, iri i Budapest muri Hongria byari rya 52. Ni ukuvuga rero ko ari amakoraniro amaze igihe aterana, ndetse bifite uburyo buhoraho buri myaka 4 mu rwego rw'isi wa Kiliziya y'isi yose. Numvise amakoraniro y'Ukarisitiya ndetse nkajya nkurikira abereye aha n'aha, ariko bwari ubwa mbere ngiye muri iyo koraniro y'Ukarisitiya, ngenda mpagarariye inama y'Episkopi Gatolika mu Rwanda. Biba nabihire ko nagiye mperekeje Cardinal Anthony Kambanda
arkiyepiskopi wa Kigali. Ubwo twarajyanye rero, twari babiri. Urebye ikintu cyiza ubona twahuriyeho no gusangira ibyishimo nka kiliziya by'uko dufite Yezu Kristu, umwana w'Imana nzima, waje akabana natwe muri Ukaristiya ntagatifu. Insanganyamatsiko y'iri koraniro ry'Ukaristiya ryabereye i Budapest muri Hongiriya yari ni wowe soko y'imigisha yacu yose, duhereye kuri Zaburi nyine 47 umurongo wa 7. Ubwo rero ibyiza dukesha Imana, yagaragaje urukundo rwayo muri Yezu Kristu, ibyiza dukesha kubana na Yezu Kristu mu isakamento ry'Ukaristiya ntibibarika. Ibyishimo byo kuba turi kumwe nawe iminsi yose muri urugendo rwacu rwa hano ku isi. Ubwo rero ndumva twese twasangiye ibyo byishimo, noneho ugahita ubona ko isi yose duhuriye kuri Kristu koko. Noneho n'ibiganiro tukagaruka cyane ku byiza dukesha Yezu Kristu bana natwe mu isakamento ry'Ukaristiya. Ubwo rero ibyo byishimo dusangiye urebye nibyo byaranze iryo koraniro. No mu Rwanda twakomeje nyine, tukaba tumaze igihe tubyitegura, ndetse dushingiye kuri iriya insanganyamatsiko ingingo remezo niwe soko y'imigisha yacu yose. Mu Rwanda ho twazirikanye ko byaba byiza tugarutse kuri Yezu Kristu mu isakamento ry'Ukaristiya, isoko y'ubuzima, urukundo, impuhwe n'ubwiyunge. Umva rero ari ikintu cyiza cyane igihe tuvuga tuti Yezu Kristu mu isakamento ry'Ukaristiya ni isoko y'ubuzima, urukundo, impuhwe n'ubwiyunge. Muri iki gihugu cyacu bifite igisobanuro gikomeye. Niyo mpamvu twifuje ko ikoraniro ry'Ukaristiya mu Rwanda iyi ntego twayigarukaho, kuko twayigarukaho ibyo dukesha, ibyiza dukesha Yezu Kristu ni byinshi cyane. Twebwe rero tukaba tuvuga tuti uyu mwaka tuzazirikane ko muri Ukaristiya tuvoma ubuzima, none muri Ukaristiya tukaba twakira Yezu Kristu urukundo wadupfiriye ku musaraba, natwe tugahamagara gukunda no kurangwa n'umutima w'impuhwe, noneho ubwiyunge, kumva ko turi abavandimwe, nabyo akaba ari ikintu tugomba kugarukaho. Yezu Kristu kumurangamira mu isakamento ry'Ukaristiya, Yezu Kristu kumuhabwa mu isakamento ry'Ukaristiya, atwubakamo ibyo byose, ubuzima, tukigiramo urukundo, kandi tugahora twumva ko turi abavandimwe. Monsenyeri wa Kiliziya Gatolika y'u Rwanda, kwari ku nshuro ya kangahe yitabiriye ihuriro ry'Ukaristiya nk'iri ngiri? Ikoraniro ry'Ukaristiya nyine nk'uko nabivuze, iriya ryari ribaye ku nshuro ya 52, nko mu nshuro ya 51 yabereye i Cepu ari muri Philippines. Icyo navuga rero ni uko ikoraniro ry'Ukaristiya buri gihe abariteguye mu rwego rwa Kiliziya y'isi yose batumira abepiskopi bose, ndetse bakanabararika bababwira ibijyanye n'ibizaganirwaho, ndetse abishoboye bakashobora guhurira aho ribera. Ubwo rero mu bihe byashize ndumva nk'iyo 51 mu Rwanda ntabwo twabashije kujyayo muri Philippines, ariko intego n'ibyavuyemo twagiye tubikurikira tukanabisangira. Izindi nibuka ni iriya yabereye i Nairobi, ni hafi birumvikana, nayo twabikurikiranye, muzi ko na Papa yaje kuyisoza. Ubwo rero urebye Kiliziya Gatolika mu Rwanda buri gihe yunze ubumwe na Kiliziya y'isi yose mu guhimbaza iri koraniro, ariko ku buryo bugaragara hari ibyagiye bikorwa, ariko ntabwo abepiskopi bose bajyayo, ntibishoboka. Umwihariko w'iri koraniro ni uko twifuje kugira icyo duheraho mu rwego rwa Kiliziya y'isi yose, noneho tukagira icyo twifuza nko mu Rwanda, aho tuzahimbaza nyine ejo bundi mu kwezi gutaha ikoraniro ry'Ukaristiya muri iki gihugu cyacu bwa mbere, kuko ikindi gihe twagiraga uburyo twifatanya na Kiliziya, ariko ubu ngubu noneho twafashe na gahunda yatangiriye
muri za paruwasi, mu rwego rwa paruwasi, ikomereza mu rwego rwa diyosezi, aho twabihuje no guhimbaza umunsi w'isakaramento ritagatifu. Noneho dushobora no kujya i Budapest duhura n'abandi, ndetse papa aza gusoza. Noneho ubu rero ikoraniro ry'Ukarisitiya mu rwego rw'igihugu tukaba turi kuritegura, twizera ko tuzabibyaza umusaruro, maze abakristo bakagaruka ku gaciro k'isakaramento ry'Ukarisitiya mu buzima bwabo no mu butumwa bwabo. N'icyo Musenyeri, tumenyereye ko aya mahuriro ku rwego rwa Kiliziya ku isi agira imyaka ishira akaba. Ese iri huriro riba mu myaka ingahe mu mateka yaryo, niba mubizi? Umwihariko ni uko riba buri myaka 4. Habaye uyu mwaka ryagomba kuba umwaka ushize, noneho irindi rya 53 rizabera muri Equateur, igihugu cyo muri Amerika y'Amajyepfo, Iquito, ni diocese ya kapitali ya Equateur. Ubwo rero ni ukuvuga ngo ubu ngubu bifite uburyo riba buri myaka 4. N'icyo Musenyeri, mwatubwiye mu kanya ko mwagiye muherekeje n'icyubahiro Kardinale Kambanda, muri kumwe muhagarariye inama y'Abepiskopi Gatolika mu Rwanda. By'umwihariko insanganyamatsiko mwayisanishije niyo mpuzamahanga, aho mujya muti Kristu atubere ubumwe bwacu. Ese hari umwihariko, hari ubutumwa nka Kiliziya Gatolika y'u Rwanda mwaba mwarashyiriye abo mwahuriye muri iryo koraniro? Urebye no kujyayo ubwabyo, noneho no gusangira na Kiliziya y'isi yose ibyo byiza dukesha Yezu Kristu, ubwabyo ni ubutumwa bugaragara ko twunze ubumwe. Kristu yaraduhuje, Kristu yatugize abavandimwe. Kwitabira rero ubwabyo ni ubutumwa bukomeye cyane, yuko twumva turi kumwe nk'abantu ba Kiliziya. Noneho ubundi butumwa twagejeje ku bandi abo twagiye duhura, nuko twagiye tubabwira ko iyi ngingo remezo, insanganyamatsiko, niwe soko y'imigisha yacu yose. Twebwe mu Rwanda dufite gahunda mbese yo kubigeza no ku Banyarwanda dukurikije amateka, dukurikije uko bahagaze, tugaruka kuri Ukarisitiya, isoko y'ubuzima, isoko y'urukundo, isoko y'impuhwe n'ubwiyunge n'ubuvandimwe. Ubwo rero ndumva ku ruhande rumwe twagaragaje ko turi kumwe n'abavandimwe, Yezu Kristo yaraduhuje, twishimiye ko dufite Yezu Kristo mu sakaramento y'Ukarisitiya. Noneho ikindi twagaragaje ni ubushake bw'uko koko kwemera Yezu Kristo uri mu sakaramento y'Ukarisitiya, kumuhabwa, kumusangira, bishimangira muri twebwe ikintu gikomeye, biduha kubaho tukagira ubuzima busendereye, noneho tukagira n'uwo mutima nk'uwa Yezu twihaye wese, noneho bigatuma bishimangira n'ubuvandimwe, ubwiyunge mu gihe hagaragaje ubuhemu, igihe abantu bahemukiranye bakaba bashobora gusaba imbabazi no gutanga imbabazi. Nyiri cyo Musenyeri, mwagize amahirwe yo guhura na Papa cyane cyane mu gusoza iryo huriro. Nk'abakuriye komisiyo yihariye y'ikoraniro mpuzamahanga ry'Ukarisitiya mu Rwanda, haba hari ubutumwa wenda mwazanye cyangwa yabahaye bwira abakristu Gatolika bo mu Rwanda? Ubutumwa twazanye ni ubutumwa nyine Papa mu gikorwa nk'icyo abagena abakristu b'isi yose. Ubwo rero urebye Papa yaje mu gusoza iryo koraniro, asoma misa isoza, tanga inyigisho, noneho n'amagambo mu gusoza yagarutse cyane mu gushimangira agaciro k'Ukarisitiya, umwanya Ukarisitiya igira mu buzima bw'umukristo no mu butumwa bw'umukristo n'ubutumwa bwa Kiliziya muri rusange. Ibyo rero kubigarukaho,
papa akabishimangira aha agaciro iryo koraniro. Ubwo ni ukuvuga ngo twese twakira ubutumwa yuko tugomba kugaruka kuri Yezu Kristo mu isakamento y'Ukarisitiya, tukamwubaha, tukamugana, ariko kumwubaha, kumwemera no kumuhabwa bikagira icyo bihindura mu buzima bwacu. Ubwo rero ubwo butumwa nabwo bugenewe isi yose, kuko papa ntawe yigeze avuga ati hari ubutumwa bwihariye mpaye u Rwanda. Ni ubutumwa bugenewe isi yose, noneho twebwe tukaba dushinzwe kubugeza ku bavandimwe bacu b'Abanyarwanda, Kiliziya yo mu Rwanda, noneho bifite isura, bihuje n'icyo dukeneye, n'imvugo dukeneye, n'imvugo twumva, naho twumva tuganisha mu Kristo bwacu. Ubwo rero ubutumwa papa yatanze muri rusange twarabwakiriye kandi tubugira ubwacu, akaba ari nabwo twifuza kuzasangiza abakristo muri ikoraniro ry'Ukarisitiya twitegura. Ariko n'umugisha rero, umugisha wa papa avuga ati rwose umugisha w'Imana twakiriye tuwugeze no ku bandi bose abo duhagarariye. Umugisha wa papa kumva ko turi kumwe kandi koko nka Kiliziya yunze ubumwe hamwe na papa, Kiliziya ijya mbere, Kiliziya ikomeza kwivugurura. Noneho uwo mugisha rero nawo twarawakiriye muri rusange, ariko ukaba ugirira akamaro mu buryo bw'umwihariko u Rwanda twari duhagarariye. Nyicyo Musenyeri, kuba Kiliziya Gatolika ku isi iri guhamagara abakristo kongera kugaruka ku isoko kuri Yezu Kristo mu buzima bwabo, ese haba kudohoka kwagaragaye ku rwego rw'isi cyangwa se ku gice runaka cy'isi, noneho igihe kikaba cyari kigeze cyo kuvuga ngo abakristo nibagaruke kuri Yezu Kristo? Izi ngingo remezo ntabwo ari ukuvuga ko hari ikintu gikomeye, nta byacitse, ahubwo ni ihame rikomeye abantu bibukiranya. Ugaruka kuri izi ngingo, kuri Yezu Kristo uri mu isakamento y'Ukarisitiya, soko y'imigisha yacu yose, soko y'ubuzima, soko y'urukundo, soko y'ubuvandimwe, ubwiyunge. Ntabwo ari ukuvuga ko hari ibibazo bikomeye byihariye bihari, ahubwo mu bindi byinshi tuvuga kuri Yezu Kristo, kugaruka kuri icyo. Amakoraniro y'Ukarisitiya rero nicyo shyiramo imbaraga, kugaruka kuri ibyo, kuko hari n'izindi nyigisho, hari n'ubundi buryo umuntu ashobora kuvuga Yezu Kristo, ariko kugaruka kuri ibyo bigaragara rero noneho mu butumwa no mu Kristo bwacu, kugaruka cyane ku isengesho ryo gushengerera Yezu Kristo mu isakamento y'Ukarisitiya, kugaruka cyane kumuhabwa neza, kugaruka cyane ku bijyanye na misa, agaciro ka misa. No muri ibi bihe ni ngombwa ko abantu babigarukaho, igitambo cy'Ukarisitiya. Nyicyo Musenyeri, ubutumwa aya makoraniro mpuzamahanga y'Ukarisitiya aba afite burumvikana, ariko nk'uko mwabivuze ryakomeje kuba ryarizihijwe mu kwa karindwi. Icyorezo cya Covid cyakomye mu nkokora imyiteguro guhera ku rwego rwa paruwasi kuzamura kugeza no ku rwego rw'igihugu. Ubu noneho ni iki kiri gutegurwa, ni ibihe bikorwa bihari mubihuza n'uko n'ubundi Covid itararangira? Umuntu yagarukaho uyu mwaka twarateganyaga guhimbaza ikoraniro ry'Ukarisitiya mu rwego rwa paruwasi. Byarabaye kuko twari dufite agahenge, noneho biba twubahiriza ingamba ziriho zo kwirinda Covid, ndetse no mu rwego rwa diyoseze nyinshi byarabaye. Iminsi 3 ibanziriza umunsi mukuru w'isakramento, nabwo mu Rwanda twari dufite agahenge, dushobora guhimbaza amakoraniro y'Ukarisitiya mu rwego rwa diyoseze nk'uko byari biteganyijwe, na gahunda zose byagenze neza, nta kibazo kigeze kivuka. Ikibazo twagize nuko nyuma nyine mu gihe twateganyaga byo koraniro ry'Ukarisitiya mu rwego rw'igihugu byahuje n'igihe imibare y'abandura Covid yari yazamutse cyane, noneho ingamba ziriho ugasanga
zidashobora gutuma abantu bahura kugira ngo baganire kuri Yezu Kristo mu isakamento ry'Ukaristiya cyangwa se n'ibindi bikorwa byari bikomeye, ku buryo rero ubu ngubu kubibyutsa urebye twateruye gahunda zari ziteganyijwe mu ikoraniro ry'Ukaristiya nyine muri Nyakanga. Ubu rero ibikorwa byose tuzabikora dukurikije uko ibintu bihagaze, icyo ubuyobozi butwemerera guhura tugasenga, ariko ntabwo abantu bazahura nk'uko nk'i Budapest byari bimeze, abantu bari benshi, ariko ubu ngubu twatekereje kubikorera muri paruwase enye, paruwase Regina Pacis umunsi wa mbere, umunsi wa kabiri paruwase Sainte Famille, umunsi wa gatatu paruwase ya Nyamirambo Charles Rwanga, noneho bigakomereza muri Saint Michel, umunsi wa kane gusoza tugasubira kuri Regina Pacis. Aho rero tuzagira uburyo tuhura n'abakristo muri za paruwase, ndetse hari n'umunsi wa gatanu uteganyijwe ko bidukundiye twagira icyo umuntu yakwita mission populaire, no kuvuga ngo kujya muri paruwase zo muri uyu mujyi wa Kigali, noneho naho tugatanga ubutumwa, haba misa ku isaha imwe saa 11 ku wa gatanu ku itariki ya 10. Ikindi rero bijyanye n'ibihe turimo, ubona dufite agahenge ariko umuntu utavuga ngo ahuje imbaga, ubundi ku buryo rero hari abazaza bahagarariza diyosezi. Ubu ngubu hari umubare twumva ushoboka bahagarariza diyosezi zose, hagaturuka abantu bahagarariye abandi, noneho bagakurikira rero ibiganiro, bakagira umwanya wo gusengera hamwe, bakagira umwanya wo gushengerera, tuzagira n'umwanya wo gutambagiza Yezu Kristo mu isakamento ry'Ukaristiya. Ubufasha dutegereje ku itangazamakuru cyane cyane, ku buryo utashoboye kuza i Kigali ashobora kuzamenya ubutumwa bwahatangiwe, ari kubikurikira biri kuba aho bizashoboka kuri Radio Maria cyangwa se televiziyo Pacis TV cyangwa n'ibindi binyamakuru, ku buryo twumva rero ibyo bizaba ari gukorwa hano bizagera kuri benshi binyuze ku itangazamakuru. Nyiricyubahiro Musenyeri, iri huriro aho mubashije kuryitabira byabateye inyota, riba buri myaka 4. Ese nk'abakuriye komisiyo yihariye mwaba mufite gahunda cyangwa se muri gutegura uburyo iry'ubutaha mwaryitabira wenda ku buryo burushijeho? Urebye ibijyanye no kugaruka kuri Yezu Kristo mu isakamento ry'Ukaristiya no guhura n'abandi kugira ngo durusheho kuzirikana agaciro ka Yezu Kristo mu isakamento ry'Ukaristiya mu buzima bwacu n'ubutumwa bwacu, ibyo ni ibintu bihoraho. Ukurikije rero igihe amakoraniro yatangiriye, ubu ngubu nuko turi kugenda turushaho kuyamenya, ubundi byaba byiza u Rwanda rugiye ruhagararirwa, ndetse mu byifuzo byo umuntu yavuga ati ibyo byishimo by'uko umuntu ari kumwe n'abandi bashengereye Yezu, baganira kuri Yezu Kristo mu isakamento ry'Ukaristiya, umuntu akabisangira na benshi mu gihe bishobotse. Ubundi yewe mu nama y'Episkopi ndi intumwa y'Abepiskopi. Ubu rero icyo nkora ni ugukurikira n'ikoraniro ry'ubutaha igihe rizabera, noneho no kureba ibishoboka kugira ngo tube twakwitabira n'iryo rizabera muri Equateur. Nuko byose rero bari kwitabira, byose biterwa n'ubushobozi, ibishoboka iki gihe iki n'iki, ariko bidakuraho ko n'igihe umuntu atagiyeyo ibiri kuberayo n'ibyiza Kiliziya iri kugeraho muri iryo koraniro byatugeraho ku itangazamakuru n'ibindi byose, ku buryo ubutumwa bwatugeraho. Hari kimwe rero ubutumwa bwatugeraho buvuye mu makoraniro n'ubwo umuntu ataba ariyo, ariko noneho bikarushaho kuba byiza umuntu agiyeyo. Nk'ubu rero ubundi no mu myiteguro nk'intumwa uhagarariye inama y'Abepiskopi, ubu no mu gutegura bazantumira, ubwo rero mu gihe habonetse ubushobozi twajya tugategura, noneho no kwitabira rero mu minsi yo guhimbaza iryo koraniro ry'ubutaha rya 53, Imana idufashije
abanyarwanda haboneka abajya kumva ubwiza bwo guhura na kiliziya y'isi yose ihimbaza Yesu Kristo mu isakamento ry'Ukarisitiya. Ubundi mu bihe bisanzwe hagenda abepiskopi gusa, ubundi ushobora no kugenda delegation nini, yenda hari abepiskopi bakaba baherekeje, ariko hari n'abapadiri n'abakristu muri rusange, kuko iryo huriro ubundi rihuza abantu, rihuza kiliziya y'isi yose. Nyicyo wa Musenyeri, u Rwanda ari kiliziya gatolika n'abanyarwanda muri rusange rwaciye amateka ashaririye. Niyo mpamvu iyo muvuze ubumwe bw'abanyarwanda ku munyarwanda bitabyumvikana. Musanga ikoraniro mpuzamahanga ry'Ukarisitiya rishobora kuba isoko se cyangwa ikibatsi cy'ubumwe n'ubwiyunge bw'abanyarwanda atari abakristo gatolika gusa. Inkuru nziza Yesu Kristo yazanye ku isi igenewe abantu bose. Ubwo rero akaba bayakira mbere ndetse bakaba n'umusemburo w'ibyiza. Ubu rero ntawavuga ngo umuntu uyu n'uyu ufite imyemerere n'iyi wese yagiye kuvoma kuri iyo soko, ariko icyo nahamya ni uko abakristo bavomye kuri iyo soko, abakristo gatolika, abakristo bemera Yesu Kristo wigize umuntu akadupfira ku musaraba kubera urukundo rwe, Yesu Kristo watwunze n'Imana akatwunga n'abavandimwe igihe adupfiriye ku musaraba. Mpamya rero ko na mbere yuko abantu bose bavuga ko binjiye muri uwo murongo, ahubwo ababyemera bawo umusemburo mu mateka ashariye, noneho yaranzwe n'urupfu n'ubugizi bwa nabi, tukahindura bikaba ibintu byiza bizima, abantu bakagira ubuzima bwa bundi busendereye, ubuzima nyakuri, noneho abantu bakabana mu rukundo, noneho bakagaruka ku buvandimwe, ndetse binaganisha kuri rwa rukundo rutuma umuntu ababarira uwamuhemukiye, urukundo rutuma umuntu agira ubutwari bwo gusaba imbabazi yahemukiye. Ubwo rero birumvikana ko abakristo gatolika babyumvise bawo umusemburo w'ibyiza muri iki gihugu cyacu. Ubwo rero akaba nicyo twizera. Ubwo rero dukomeje gusaba Imana kugira ngo idufashe ubukristo kuko butubyarira ubuvandimwe, noneho ikigaragara dutanga ubuhamya nyabwo muri iki gihugu cyacu, tufasha n'abandi kwigorora, ubundi guhaza ubwabyo, kujya guhabwa gusangira no mu kinyarwanda abantu basangiye bari igihango gikomeye. Ubwo rero noneho ukongera guhabwa Yezu rero isakamento ry'urukundo, ubundi ibyo tubihagazemo neza twakubaka ubuvandimwe muri iki gihugu cyacu. Ibibazo ntabwo bavuga ngo biba bikemutse byose, ariko rero tukajya muri urwo rugendo rwo kubana dukundana nk'abavandimwe. Dusoza, Monsenyeri, muri ibi byumweru bitatu bisigaye kugira ngo twizihize ihuriro mpuzamahanga ry'Ukarisitiya mu Rwanda, hari ubutumwa mwagenera abakristo by'umwihariko? Icya mbere ni ukubashimira, kuko abakristo muri diyosezi zose zo mu Rwanda urugendo twakoranye mu bihe bikomeye kandi bya covid, bikomeye, ari kiliziya zifunze abajya gasukungura, ariko hari ibyo twashoboye gukora, hari byinshi twagezeho mu rwego rwa paruwase. Ndivuga ko ndumva ntibeshye ni mu kwezi kwa gatanu twakoze mu rwego rwa paruwase, nabwo hakagira iminsi abantu bahura bakaganira kuri Yesu Kristo mu isakamento ry'Ukarisitiya. Noneho tuza kugera urwego rukurikiyeho, abakristo naho baritanga cyane, urwego rwa diyosezi, aho isakamento ry'Ukarisitiya ku munsi mukuru w'isakamento byabaye mu kwa gatandatu, itariki ya gatandatu, habanjijwe n'iminsi itatu aho abantu bahuye bakaganira kuri Yesu Kristo, bagashengerera, bagahabwa penitensiya, noneho ku munsi w'isakamento bakamutambagiza aho byashobotse kubera ibihe turimo. Ubwo icya mbere ni ukubashimira, nuko twakomeje kunga ubumwe, nuko twafatanyije urugendo. Icya kabiri rero ni uko guhimbaza ikoraniro ry'Ukarisitiya muri iki gihugu cyacu byari bikwiye kwera imbuto nyinshi, gukomera mu kwemera Yezu, noneho kumugana mu isakamento ry'Ukarisitiya,
akadutungira ubuzima, noneho uko tumugana twumva ijambo rye, tumuhabwa neza mu masakaramentu akiza, akaba ari nako duhindura imibereho yacu, ubuzima bwacu, tukabaho kuko nk'abakristu, abemera Kristu kandi bakiriye Kristu n'inkuru ye nziza, inkuru nziza y'urukundo, inkuru nziza yo kurangwa n'ubuvandimwe aho turi hose. Ubwo rero ndifuza ko guhimbaza ibikoraniro bizafasha abakristu gutera intambwe kwemera kwabo no kubaho nk'abakristu koko. Turabashimira abanyacyubahiro musenyeri umwanya mwaduhaye kugira ngo mufashe abakristu n'abanyarwanda muri rusange gusobanukirwa ni gahunda y'ihuriro mpuzamahanga ry'Ukaristiya mu Rwanda tugiye kwizihiza mu kwa 12. Murakoze cyane. Murakoze. Nk'uko Musenyeri Vincent Harorimana yabikomojeho, iri huriro mpuzamahanga ry'Ukaristiya mu Rwanda ryagombye kuba ryarijihijwe mu kwezi kwa 7 uno mwaka, ariko kubera icyorezo cya COVID-19 n'amabwiriza yo kukirinda ntibyakunze. Iyi nkuru mwayiteguriwe nanjye Jean Marie Vianney Uwitonze. Mugira amahoro y'Imana.